Ladies and gentlemen, this is Meet Me Tonight. Amashimwe cyane twakire Dr. Pastor Antoine Rutayisire. Everything you put your hand. Pastor. Karame. Turakwakiriye. Murakoze cyane. Wabibonye gute se umwanya muto umaze? Nasetse. Wasetse cyane. Iriya ni imirabyo inkuba ntago ziraza. Harya bavuga inkuba ni imirabyo iza nyuma. Ubwo mvuze ukuntu bavuga mu Kinyarwanda. Habanza imirabyo. Habanza imirabyo. Iriya yari imirabyo rero. Ntacyo turaza kureba. Gatuze kureba. Ikibazo cya mbere ubu abantu bose baraza kubaza ibibazo hano nta bisubizo dufite. Ubu niwe dufite uri budusubize. Iyo umuntu avuze pasteri cyangwa se twese na hano iyo umuntu tumwita pasteur atarabi iyo titre atariye ni umuntu ubukijijwe ubundi gukizwa niki gukizwa reka mbibashyirire mu magambo yoroshye gukizwa no kubanza ukimenya nk'umunyabyaha sibyo gukizwa no kubanza wowe ukimenya nk'umunyabyaha ukanamenya yuko ibyaha biguhombya ukageza ahantu wumva ubirambiwe ukifuza kubivamo aho rero niho Yesu azamo akakubarira ibyaha byawe hanyuma mukemera akakubera umwami w'ubuzima bwawe ubukijijwe kuko iyo utarimenya nk'umunyabyaha uba umunyedini ariko iyo urambiwe ibyaha ubivamo ubirambiwe ugahindura ubuzima ugafata ikindi cyerekezo agakiza nuko nguko hari abantu bahora bajya ahantu gusenga yego bakavuga ngo nimba utarakira Yesu umwami n'umukiza tambuka hano imbere agatambuka ubwo ari Kabuga yajya gusengera i Kanombe akumva ntago yamwakiriye neza Kabuga akongera akamwakira yagera igikondo akamwakira mu mwaka umwe ugasanga yakiriye Yesu umwami n'umukiza inshuro 9 ubwo haba harimo ikihe kibazo cyo gusobanukirwa buriya mu bintu bibaho bituma ubuzima bw'abantu benshi budasobanuka nta nubwo ari mu bintu by'agakiza gusa no mu bindi byose hari umuntu ugenda bavuga ati kwakira Yesu bitewe nuko babisobanuye ukaba atari ngomba kuba ntaramwakira ejo wazajya handi bagaturuka ku yindi nguni kumva ntiwamwakiriye kubera iki barabyitiranya hari abantu bitiranya kwakira Yesu no kuba intungane noneho akaza yakwigisha wakumva utari intungane ukaba uti yewe ngomba kuba ntarakira Yesu hari ibintu gitekereza nkumva bitari ku murongo noneho buri gihe ugahora wakira ukazarinda usaza ucyakira kubera gusobanukirwa nabi ubundi nta muntu uvuka kabiri ubundi kwakira Yesu gukizwa irindi jambo muri Bibiliya bakoresha ni to be born again kuvuka ubwa kabiri wari wabona umwana wavutse kabiri mwana avuka rimwe niyo yatinze kuvuka batera ya miti batera cyangwa bagakora cesarienne ariko akavuka iyo uvutse uba wavutse haba hasigaye gukura aho ngaho ndahitangira ikibazo hari n'abantu babatizwa bakumva ntago babanogeje akabatizwa bakajya kubatizwa muri abantu 9 barindwi bakavuga mu ndimi ukabona usigaye n'undi umwe babatijwe hari abantu babatizwa bagatitirira muri piscine ariko bibaho haragiye ugenda nyine mwese mwarigiye umubatizo mwajya mu mazi ukabona mu bantu 9 babatirijwe rimwe babiri nibo batavuze mu ndimi abandi ariko oya umva merci reka wenda iby'idini tuze no kubigabanya ko ntawe ndi bubatize uyu mugoroba ngo dukore experimentation turebe uri buvemo avuga mu ndimi n'uwo buri byanjye ariko buriya biterwa n'abantu bikanaterwa n'imico yaho nanjye nabatije abantu benshi mu mazi menshi ntabwo ari benshi basohotse bavuga mu ndimi ubundi nta nubwo ku munsi wo kubatizwa uri supposed kuvuga mu ndimi kubera ko kubatizwa utaramenya n'ibyo kuzura umwuka ibyo ari byo hanyuma ukavuga mu ndimi bigenze bite ibyo
ngira ngo reka turebe ukuntu reka tubetse reka twimuke tuve mu gipastori ho gake. Ibyo nandi kukubaza ni ibyanjye ku giti cyanjye uko nanjye ndi mu batarazivuze. Nzabigusobanurira turi twenyine. Pastor, ni ibiki biranga umuntu ukijijwe? Ibintu biranga umuntu ukijijwe abagenzi banjye ntabwo ari byinshi, ariko umuntu yigeze kubaza Yesu aramubwira ngo ariko ubundi ngo itegeko risumba yandi niriye. Aramubwira ngo ukunda Imana n'umutima wawe wose n'ubwenge bwawe bwose n'imbaraga zawe zose, kunde n'umugenzi wawe nkawe ubwawe. Iyo ushoboye gukora ibyo ngibyo uba ukijijwe. Gukizwa ni ukubanza ikintu kikuranga, kunda Imana nawe ubwawe ukikunda. By the way, aho ngaho niyo ngira ngo urubyiruko kenshi mbafiteho ikibazo. Biraborohera kuba abanyamadini, ariko Yesu avuga ngo uzakunde mugenzi wawe, yacometsemo n'akandi kantu aravuga ngo uzamukunde nk'uko wikunda. Akenshi rero usanga mwebwe biraborohera gukunda abandi, ariko kwikunda usanga umuntu ngo yanyoye urugi, ngo yanyoye inzoga, ngo yiyahuye, ngo akakubwira ngo uyu muntu ntabwo yikunda. Aho rero niho ibintu byo bitatu iyo bishyize hamwe biguha umuntu ukijijwe. Ibyo bintu nabivuze byuko tutikunda, nibuka ko no kureka ibyaha bwabyo biragoye. Ikibazo ngiye kukubaza, urebye ubuzima bw'ubukristo reka bwo gukizwa, discipline yo gukizwa umuntu yayishobora ate? Kuko ibyaha biraryoha, nta kintu kiryoha nk'ibyaha. Reka nkubwire merci. Jewe nakijijwe ndi mukuru, kizwa narize, sibyo? Hagati y'imyaka 19 kuva ku mwaka 0 kugeza kuri 19 ushatse nari kujya muri kategori y'intungane, ko nize mu seminari, nta nzoga twanywaga cyangwa ntazo twanywaga nkeye, ko hari igihe twajyaga ariko wakora guko shoboye ngo batagufata. Ariko ibyaha bya bindi binini ntabyo nakoze. 19 njya muri universite, 25 24 nari ndangije universite, 25 ndakizwa. Iyo myaka 6. Rero iyo umuntu ambwira ngo ibyaha biraryoha, reka nkubwire ukuntu burya utazi kwitegereza. Ibyaha biryoha iyo utarabikora, iyo umaze kubikora birasharira. Reka nkwereke, urarubyina bugacya mu gitondo ugasanga urwaye hangover, umunaniro, umutwe n'umufuka washizemo amafaranga. None ugatangira kubara consequences. None wavugana n'umuntu akavuga ati ariko burya inzoga ivurwa nindi, ugasubirayo. Wari kuri hangover ugasubira kunywa. Dawa ya moto ni moto. Noneho ugahora muri iki kintu ukazageza hano usigara wibaza ngo ariko se ngo ibi bintu umuntu abivamo ate koko? Iyo utaragera aho ngaho bawumva ibyaha biryoshye. Iyo ndabivuga nk'umupastori kuko nkora counseling y'urubyiruko rwinshi n'abandi, uragenda wowe uri umuhungu ukigira heart breaker, ugahemukira uyu mukobwa, ugahemukira uriya, ugahemukira uriya, ugahemukira uriya, baguhagurukira ugasanga umuhungu arakubwira ngo abakobwa bose baranyanga, barakwanga nyine. Abo bahemukiye bose baraganginga, ibyaha bikabiha. Noneho ujye mu ngo, iyo umbwira ngo ibyaha biraryoha, ibyaha biryoha utarabikora. Iyo umaze kubikora nyuma yaho haza umushari wo mu kanwa. Utarageza kuri iyo level ntashobora kuva mu byaha kuko abacyumva ngo biryoshye. Jewe nabivuyemo, umva ndimo gushakisha way out, mva ni enough is enough. Ibi bintu ntaho binjyana, ntacyo bimariye. Hari ubwo abantu iyo wenye umuntu ari pastor wenda nkanjye umazeho imyaka, ufite imyaka nk'iyo mfite, basha uri agomba kuba yaravutse rwose bamwambika pampers zo mu mwuka, agomba kuba atarigeze aba mu byaha, agomba kuba ari umuntu. Jewe ibyaha cyakora sinigeze nk'urumogi, sinigeze nk'itabi ko nari umusportif, ariko ibindi bisigaye bimenya narabikoze. Jero nabivuyemo mbirambi. Urumva ikintu cya mbere kigorana ngewe ni discipline yo kubireka. Kuba ubishaka wowe ubishaka, ariko imbaraga zo kugira ngo ubireke ubivemo burundu. Ariko se merci reka nkubaze. Warigeze kwishyira umugozi mu ijosi ukagira Imana ntupfi,
kuki wongera kwishyira mu wa kabiri? Haba harimo ikintu. Ariko by the way buriya n'impinduka zose zihindura ubuzima, sibyo? Zigengwa n'ibintu bine. Hari ubushake, desire, ariko ikizahindura ubuzima bwawe ni decision ufata. Abantu benshi rero iyo etape ya kabiri ntabwo bayitinyuka. Decision. Ahora avuga ngo ariko ngo ibintu numva nabireka, ngo numva nzabireka. Ubuzima butangira guhinduka iyo ufashe decision ukavuga ngo ibi bintu ndabiretse cyangwa ibi bintu ngiye kubikora. Iyo urenze iyo etape ya kabiri ubushigaje ibindi bibiri. Discipline. Kugira discipline ukavuga ngo ya iri hariya navuye yose nzasubirayo. Ariko kubera ko nyine bya bintu birakomeza bikaguhamagara, uca mu nzira y'ubuzima ukumva ibintu birakurembuza bitari ko pe waragiye pe ntuzagaruka. Ukagira determination yo kudasubirayo. Ibyo bintu bine: desire, decision, discipline, determination. Muri leadership babyita 4Ds of success. Umuntu wazize akazimenya akazihingamo ibyo uzakora byose. N'abarimo b'abanyeshuri, iyo ushaka amanota, desire, uburyo bwo kuzayagiraho, decision, discipline yo kuyakurikirana na determination yo kutabireka. N'ibindi byose nuko bikora. Ibyo bintu nibyo ni kwa kundi urara uvuze ko utazongera kunywa inzoga ukahita ubona umunsi wavuze ko utazongera kuyinywa ubona wagusengerera. Nibwo baguhamagara. Ni nkuko njye iyo napanze kwiyiriza nibwo mbona abantu bansohokana cyane. Aho rero niho discipline izamo. Umuntu agahumaga ati ko nagushakaga, utamusore hari gahunda afite. By the way nushaka ko abantu batagukurura ntukababwira ibyo urimo. Iyo nifatiye icyumweru cyanjye cyo kutagira, nkunda kugira abantu banshaka. Abantu bakambwira ati ariko pasa turagushaka rwose nitutakubona turapfa. Abana mwihangane Yesu yazuraga n'abapfuye, iki cyumweru simpari. Namwe azabazura. Iyo ubwiye abantu ngo impamvu ntashaka kuza kubakira ngo uyu munsi nafashe icyemezo cyo kuryama, barabwira ngo senseruma ndimo ndapfa none wowe uraryamye. Aho se ubu nishinzwe kuzura abantu ko Yesu ari ubikora. Nanjye hari igihe mba nkeneye kuruhuka. So iteka ryose nushaka kugira ubuzima bugira aho bugera, be yourself. Ibyo kuba umuntu uri vuruga abantu bose bumva ko ugomba kunezeza abantu bose ukajya mu bintu by'abantu bose, no. Niba ufite goals zawukurikiye zikurikire, including n'ibyo byo kuva mu byaha. Iyo wihaye goals abandi bakagusubiza mu byaha, ubwo uwo nguwo uba uri umuntu nyine wanyamugiye bigiye, ntabwo uzi ibyo urimo, uba uri umurizo. Aho ngaho hari abantu biyumvisemo. Pastor, urubyiruko ubundi urabona ubu ngubu nkusabye ngo ugire discipline nk'iyo ngira, naba ndimo kuguhohotera. Kuko imyaka iri hagati yanjye n'iyawe hari exercice, hari imyitozo nakoze utari wakora. Ariko iyo ufashe principe ukazigenderaho, ugenda ukosora ubuzima bwawe bukagenda buba bwiza, uva mu bwiza ujya mu bundi. Naho ubundi utabikoze ugenda uva mu bubi ujya mu bubi burushijeho. Ugenda urushaho kwiyahura cyane. Ese pastor, birashoboka ko umuntu yaba pasiteri ari umusore? Cyane. Ubundi ntabwo kuba pastor bisaba imvi. Bisaba ko ufite message uha abantu, ukagira n'umutima wo kubakunda no kubitaho. So ushobora kuba umusore ukaba pastor. Kuba pasiteri bisaba iki? Kuko hano harimo abajene, harimo abashaka kuba abafutubareri, abashaka kuba abakomisiyoneri. Okay. Abashaka kuba pastor bandebe nyuma ya hanga. Ariko ubundi ushaka kuba pasiteri ni nk'indi mirimo yose. Gusa ushaka kuba umupastori mwiza, utandukanye kuba pastori no kuba umupastori mwiza. N'ibindi byose dayo byo bisaba ko bya bindi byo kuba ufite ako gakiza, ariko kongera ikintu cyo kumenya ibyo ugiye gukora, ariko kongeraho ikindi kirenzeho, kongeraho gukunda abantu. Kuko burya ikikugira umupastori mwiza si ukuba uzi kubwiriza, ni ukugira hahandi ukunda abantu ku buryo ubatwara ku mutima. Hari abantu hano bashaka kuhita babijyamo bazi ko bibamo amafaranga. Amafaranga? Bari hehe?
ndashaka kubaca intege batarajyamo. Ni ukuri ushaka amafaranga, reka nkwereke impamvu. Ushaka amafaranga ashaka akazi. Okay, reka nkwereke. Yewe nagiye mu gipastori mfite masters 2 na doctor, sivyo? Ubundi yo mbashaka amafaranga simba naragiye mu gipastori, kuko aho nakoraga amafaranga nahembwaga nagiye mu gipastori mpemba 1/5 cyayo. Urumva ubwo ugiye mu gipastori kiri ugiye kuba umujura w'amafaranga, kavuga ngo ngiye kujya hariye mambe bari abantu nzabakamura mbakame nayo mwihembe rivemo. Icyo gihe rero ubu uri umujura, ntabwo uri umupastori. Ariko ubundi mu gipastori siho ahantu haba amafaranga, ntabwo ariho. Nabo muzabona bakubwira ngo bagiyemo bagiye gushaka amafaranga, ariko Imana yarakoze, leta ubu yabisubiyeho. Umenya ubu ngubu ntabwo bicyoroshye. Umenya bagiyemo bagiye gushaka amafaranga bizabagora, barimo baragorwa. Pastor, ukiri muto wari ufite izihe nzozi? Kare nkubwira, umuntu wavukiye mu cyaro, ejo bundi nahuye n'akana kari kavuye ku ishuri hariya mu Rugando. Noneho kari akana gatoya, mbona abandi barimo kujya muri direction yo kujya ku ishuri, ko kwitahi kagarutse muri direction y'abandi barimo kuvamo. Noneho ndagafata tugenda tuganira, ndamwe se petit kutagiye kwiga. Karambwira ati rero giye uyu munsi maze imizi ntiga, none mwari muyambwiye ngo ni ntahe nzagaruke ku wa mbere. Yagutumye ababyeyi se? Niba karambeshyaga niba karambwiye ko noneho tuza tuganira, ugenera kuko iby'inzozi z'abana bo mu cyaro. Ndamubaza nti subu nuba mukuru ko nashaka kumutera umwete ngo yige, wumva waba nk'iki? Ati rero buriya nkubwire, ati nk'umunyerondo munyerondo w'umwuga, urabona abanyerondo muri quartier bakorera amafaranga menshi. Noneho nangira gutekereza akakana, ndamubaza nti se mama wawe akora iki? Ati niwe ngiye kureba atakubura hariya ku muhanda. Noneho abantu uyu mwana akeneye undi muntu ushobora kumuzamurira imyumvire. Ndamubwira nti se urabona nk'iyi nzu? Ati ubu se ujya utekereza ko nawe ushobora kubaka inzu nk'iyi? Ati we n'izi nzu rero, ati ngo bisaba ko warize cyane ngo ukagira n'amafaranga menshi, nyine nawe ukiga cyane ukagira amafaranga menshi. Reka rero nkubwire, nigarukire ku byanjye warumbajije. Yewe nkiri mutoya twavukiye mu cyaro, abantu narinzi babiri, narinzi padiri na mwarimu. Numvaga ni ntaba padiri nzaba mwarimu. Finally nabyo nabaye byo. Kuko jewe nagiye kwiga mu seminari nshaka kuba padiri. Noneho ku myaka 19 numva byavuyemo. Kandi mama yashakaga ko mba padiri. Twebwe papa yapfuye turi batoya, mama niwe watureze. Ariko mama agashaka ko mba padiri, akanantera n'umwete. Noneho ku myaka 19 nibo narangije segonderi. Kareba hanze nkabona inkumi zose zabaye nziza, kandi natega amatwi umubiri wanjye nkumva harimo ibinyugunyugu byinshi. Abana bare ibi binyugunyugu na ziriya nkumi ntibizajyana. Kuba padiri n'abo bana mbivamo nigira muri university. Sibyo? Ubwo ibya padiri birapfuye, ngeze muri university kuko twebwe baduhitiragamo, uretse kumenya n'ubu ngo ariko bakibahitiramo. Haraho njye numva baracyabahitiramo. Yego urasaba ariko baguhitiramo. Hari igihe ushaka kwiga medicine, gihe nashaka kwiga medicine kuri ntuze ya kabiri nari nashyizeho agriveterineri, ku ya gatatu cyangwa nari nashyizeho lettre kubeshya. Ngiye kubona mbona banshyize muri lettre. Nabyo nshima Imana kuko hari ibindi byari byabayemo hagati. Hanyuma mvamo umwarimu, mbanza kwigisha muri université, umwaka urangije barandinganiza abajya kwigisha muri tronc commun. Hanyuma urumva nyine objectif z'ubuzima bwanjye nazigezeho, nabaye pastori mbana mwarimu. Ubana mwarimu, amashyi menshi cyane kuri Dr. Njyewe nanjye barumva nzakorera doctora, nishaka zaba ari amategeko y'umuhanda ariko nyibone. Nabatera umwete wo kuyiga birafasha. Birafasha cyane. Cyane ko hari ubunebwe bigukuramo kugira ngo uzabone kariya kanyuguti. Hari ibitotsi ubutarasinziriye. Ariko hari abantu baziyita uranka Dr. Jose Chameleone. Oya, self ordained babaho. Hari n'abita aba pastori batagira n'itorero. Hari n'abapotre. Hari na kapitene nabonye utagira ingabo.
cyangwa iki nta kapiteni wanyuze hano barahari rwose aba generali b'abasivili ikomereze rero uyu ni umugoroba w'urwenya mu bifate lightly nta gusebanya kurimo pastor Bible ivuga iki ku mpano hano barimo abanyempano batandukanye abanyuze hano ku mpano impano oya buri muntu wese wicaye hano afite impano ushobora kugira impano wenda ntigaragare ushobora kuba ufite niyo gukubura nayo ni impano hari n'abafite impano z'uko nta mpano nimwe bagira oya buriya barazifite ahubwo bahugira kureba iz'abandi bakibagirwa izabo zigasinzira kuko buri muntu wese Imana yaremye Bibiliya iravuga ngo turi abantu Imana yaremye ituremeye imirimo myiza yiteguriye kera ngo tuyigenderemo iyo rero ufite umurimo ugomba gukora Imana iguha impano yawe ahubwo uzaho ikibazo kiba abana benshi bakura batazi yuko hari ikintu baremewe n'ababyeyi natwe tugakora twumva ko umwana agomba kuba icyo dushaka kwaba cyo ugasanga rimwe na rimwe umwana yishakiraga kuba umunyamuzika wowe kumva ko agomba kuba dokita kuko yabyawe na dokita kubera atari kujya nikundira gucuranga hari umwana umwe muri za 80 na papa we yari umuntu w'umuyobozi hano ariko umwana agashaka gushushanya yakundaga gushushanya cyane noneho abwira papa we ati giye nzajya muri école d'art nkunda gushushanya Sara amubwira ati no ati ibintu nk'ibyo ngibyo ati ntabwo naba narize ngo mbe mfite poste nk'iyo mfite mbyara umwana ushushanya bamushyira mu ishuri umwana aragenda biranga pe suko yari umuswa yarabyihoreye gusa akajya yinywera inzoga amafaranga bamuhaye akayanywera arangije final yindi nzapa ajya kwigayo ariko yarabaye gishushungu rero buri muntu wese wicayemo hano afite impano igisigaye ahubwo ni ukuyimenya ukayishyira hanze igakora ko mutikomera amashyi kandi muri abanyempano ikosa ririmo abanyempano bazi ko ari mwebwe babandi batera urwenya hano babandi baririmba bakina umupira bagira gute ariko ibintu byose bisaba impano yabyo ikindi kibazo pastor ni iki gihagarika imigisha y'umuntu imigisha y'umuntu ibintu bibiri icyambere kiyihagarika ni wowe kuko buriya ikibazo kibamo abantu benshi ntabwo bazi ko umugisha ntabwo ari ibintu umuntu agenda ngo atoragure mu muhanda umugisha ni ikintu ukurikira ukagikurikira ukagihendahenda ukakibyinirira kugeza igihe kizageraho kikagusekera ni nko gushaka girlfriend bisaba kujya kumutereta n'umugisha nawe bisaba kuwukurikirana ikibuza umuntu umugisha rero ni ubwe kuko hari abantu ubwira ngo ngewe rega ngo aho navukiye ngo nta mugisha ngo noya aho waba waravukiye hose umugisha wawe uri dependent kuri wowe kuri bya bindi bine nababwiye kuwushaka kuwufatira icyemezo kuwukurikira ukazawugeraho ikindi gishobora kuwukubuza ariko abantu bashobora kukubangamira ushobora kuva mu muryango wanyu ugasanga bakureze nabi n'urugero cyangwa bitwaye nabi ku buryo amahirwe yawe apfira mu nzira bikazakugora aho wenda byari kugutwara imyaka 6 yo kwiga kugira ngo ugere ku cyo wagombaga kuba cyo ugasanga ababyeyi bawe ntibagushyize mu ishuri bikakugora ariko iyo usubiye inyuma ukagendana n'Imana umugisha wawe urawubona kuko Imana yicisha ahandi kawuguha kuko umugisha ukurikiye urawubona niyo mpamvu rero nta muntu wundi wagombye gucika intege ngo avuge ngo rubanda abandi bana hari abantu birirwa baririmba ngo abandi bana ngo bo bigirira imigisha ngo bigiriye ababyeyi mpora mbibuza abantu b'urubyiruko hano abwira ngo urumva ngo ngewe nta na mwene wacu ngira ngo nta anti nta anko ahubwo ndakurahiye nanjye ntawe nari mfite nta anti nta anko abahita babishyira ngo kuri karande zo mu miryango karande ariko zo zibamo kubera ko urumva reka nsubire muri karande zo mu muryango twebwe dukura muri za 60s reka twebwe turakuze ngewe nagiye mu wa mbere muri primaire muri 65 icyo gihe mu Rwanda ababyeyi benshi ntabwo bumvaga kwiga icyo bimaze ariko ngewe nagize umugisha navugiye hano muri Payzana Rudahigwa yari yaratangije arimo gukora pilot y'ukuntu azatuza abaturage
muri za 55. Noneho akaba yarigeze gusura umusozi w'iwacu aje kureba iyo peyizani, akoresha inama y'abaturage arababwira ati abana bataziga tuzabubakira amashuri hano ku musozi wacu. Bari kubaka ishuri ariko ntabwo baryubatse kuko Rudahigwa yapfuye atararyubaka. Tuzabubakira ishuri hano ariko abana bataziga ntacyo bazigezaho muri iki gihugu. Ngira ngo muri disikuru umwami yavuze iyo niyo mama yasigaranye yonyine. Iyo rero kubera ko abandi bana nabonaga bativuna bajya kwiga, nanjye nkumva twe twari dutuye no kuri Muhazi, nari nkubaganye nkunda kwirobera amafi, ukigira muri Muhazi ukoga, ukajya mu bwato ukagira nkajya ngo pasinge kwiga. Ariko ntabwo byabaye kenshi. No ariko iteka ryose mama akavuga ati umwana utaziga nta kintu azigezaho. Finally yaduhatiye kwiga ku musozi w'iwacu aho mvuka kugeza uno munsi. Ushobora kuba ari ufite diplome nini. Hari abandi bana twanganaga batize atari kubera ko batari kubishobora, ariko kubera ko ababyeyi babo ari bo babaciye intege babuza kwiga. Hari igihe ushobora kugira ibyago nk'ibyo, hari n'igihe ugira umubyeyi. Ibyo rero nibyo byitwa karande. Ugasanga wavukiye mu muryango uguca intege ukubwira ngo rwose ngo nayihene ntuzayikamira. Ubundi mu Kinyarwanda ntibavuga ubwo nkoresheje ihene kuko niyo mwakumva. Ubundi baravuga ngo nayo umuyenzi ntuzayikamira. Urabizi igiti cy'umuyenzi iyo kivunnye kizana amata. Rero icyo bita karande nicyo ngicyo. Donc mindset ababyeyi baguteyemo, aho wavukiye haguteyemo ituma utajya imbere. Izo nizo zitugonga. Izo twebwe ubwo ntabwo tuzisobanukirwa ko hari igihe usanga umuntu izo arimo aravuga ari uko arimo arakora akabona nta mafaranga afite. Oyo ntabwo ari karande. By the way, njya ngira abantu baza ngo mbasengere bakambwira ati jyewe ngira inyatsi. Abafite inyatsi hano ngiye kubaho umuti w'inyatsi. Ugasanga buri mafaranga abonye hari kuburaho make. Oya, reka nkubwire. Reka nkubwire. Abantu baraza bakubwira ati pastor ati jyewe ngira inyatsi. Nkamubaza nti se nteka tubanze dukora imibare turebe. Mbwira ukorera amafaranga ngahe? Nkafata urupapuro nkandika akambwira yakorera. Ukodesha inzu ati wikodesha ngahe? Ufite umukozi ati umuhemba ngahe? Tugateranya nkasanga amafaranga ye akenera ahura na dépense ubwo akaburaho. Avuga niro nta nyatsi ufite, ahubwo ufite bad financial management. Niba uhembwa ibihumbi 200 ukaba mu nzu y'ibihumbi 100 ukarira 70, wamanutse ukajya muri ghetto ya 20, kuko niba uhembwa 200 nta bushobozi ufite bwo gukodesha inzu y'100 ngo uzabone nayo saving. Ariko niba wirarira ugashaka kugaragara uba muri ka apartment keza sawa, emera ushinga iryinyo kurindi uba umukene ariko wirarira. Ariko wivuga ngo ufite inyatsi, nta nyatsi ufite imibare mibi. Ni imibare ipfuye. Ntabwo ibipfuye ni mibi. Sawa dukomeze. Pastor ujya wumva indirimbo za Sekira cyangwa izo twita izisi? Iyo ndi mu modoka. Nabahe bahanze ukunda mu Rwanda? Ugiye kuntega umutego rero uri bungore. Oya abukunda kumva, abukunda gurira, abakunda guca kuri radio. Kuri radio kubera ko kuko ntabwo giye nshobora kukubwira ngo nkunda abangaba kuko giye indirimbo nzumva iyo ndi mu rugendo wenda ni nko mu modoka nkumva haciwe indirimbo zaba nabariya sindi buvuge amazina ko sinshaka gutera amashyari. Muri iyi minsi se iyo uri gukunda ni kugaragaza ubuswa bwanjye ntayo. Uwo mutego sinyugwamo. Urumva ntago ari umutego, ni ikibazo ngiye kubaza. Hari igihe usanga umuntu afite impano yo kuririmba indirimbo z'isi, izo twita izisi. Byashoboka ko yaririmba izo ndirimbo anakijijwe cyane. Ahubwo aho niho tugira intege nkeya. Ubundi uririmba indirimbo zigisha abantu. By the way, niyo mpamvu na hano naje kwicara hano muri comedy show. Ntabwo nazanye Bibiliya, ntayo naje nitwaje. Hari abantu bazi yuko uba uri spirituel, uba uri umuntu w'Imana iyo ufashe Bibiliya ukaririmba Yesu ukagira gute. Ariko reka nkubwire, niba indirimbo zishobora kugutunga nzakugaya nuririmba indirimbo zirimo ibintu wumva nabyo biri obscene, bese by'ibishego by'ibintu by'ibibi, ibyo gihe nzakugaya. Nuvuga ko uri umuntu w'Imana nkumva uririmba indirimbo z'ubusambanyi nk'izo ngizo. Ariko ubundi wiririmba indirimbo nziza z'urukundo, ukaririmba indirimbo zifite melody nziza zikundwa n'abantu, nta cyaha wakoze.
so iki ngicyo nta kibazo giye mbonamo uko giye nshobora gutungwa n'itaranto yanjye none se ku mwarimu azatungwa n'itaranto ye yo kwigisha umubaji agatungwa n'itaranto ye yo kubaza umuganga agatungwa n'ikiganza cye cyo kuvura abantu kuki undi atatungwa n'ijwi rye aririmba kuko njya mu bindi bihugu nkabona abaririmbyi very popular muri secular ariko bagaruka mu rusengero ugasanga naho bari very popular bararirimba bakaririmba indirimbo z'Imana kubera iki ijwi nkoresha ndimo kwigisha jewe nigisha ibintu bya leadership nibyo nakoze mu doctor iyo ngiye kwigisha leadership simfata bibiliya uretse kwenda principe ndazihuza kuki se iyo ndimo kwigisha leadership ya secular ntaha nkabana pastor nkabwiriza bibiliya ntibumva ari ikibazo undi we yaririmba indirimbo ikamuha amafaranga jewe nagiye nigisha leadership bimpa amafaranga uranabinshimira nkwaye icya 10 undi waririmbye indirimbo utari ko waririmbye hariya muri sekira oya impano yawe zagutunga ariko witondere uko ukoresha impano yawe nahundi nta kibazo giye mbonamo ibyo bikunda kuba ku bahanzi kandi ugasanga mu rusengero hari umuntu utwara imodoka y'uruganda rw'inzoga cyangwa naruhagarariye ariko kuva nta utwara imodoka nta kibazo ushobora gusanga umushimisi uzivanga ahubwo mu rusengero ari umuntu ukomeye kandi ugasanga ahubwo ni na pastori so ibyo nibwira ko buri ikibazo kibamo wenda ni intolerance tugira ku myambarire y'abahanzi n'uburyo muzinga imisatsi n'uburyo mugira mute naho undi wicecekeye ukiririmbira indirimbo zawe n'ubundi ntawo wenda kukugira pastori niwe uje mu rusengero sa ruzakwirukana uje ukisengera sa ruzakwirukana rega nkugira inama imwe mbwira n'abandi ku muryango w'ijuru pastori ntazaba hari diakoni ntazaba hari na madamu wa pastori ntazaba hari buri muntu wese azimurikira imitwaro ye uko uzagendana na Yesu uri hano ku isi impano yawe ntabwo ari zakubuza kujya mu ijuru amashyi cyane kuri pastor. Ladies and gentlemen, pastor watuganirije ibintu byinshi birimo n'ubwana bwawe uko watangiye kwiga ubona ari ayahe mahirwe urubyiruko rw'ubu dufite mwe ku gihe cyanyu mutari mufite ariko tutari kubyaza umusaruro amahirwe reka nkwe nk'atatu kuba mu gihugu kitagupyinagaza jewe I don't mind utampaye icyo ari cyo cyose ariko ntumbangamire mu byo nagezeho reka sinabahaye urugero jewe nize université guhera muri primaire secondaire université hose nari umuhanga simbivugira kwirata mu buzima bwanjye amanota nabonye make yangira ngo ni 75 kuzamuka ayo niyo menshi yanjye nabyo biterwa naho wigaga se hano zagahengera bashobora kuba baratangaga amanota make ntuzigaye nicyo nashaka kuguteraho umwete noneho muri université tugeze muri bachelors turangije baratubwira ati abanyeshuri bazaba bafite distinction muri licence tuzabafata baba barimo numva na amahirwe iki ni igihugu cyanjye abana ariko iki gihugu uko giteye kizishobora kuzangora reka nshake très grande distinction yabaga ari 70 na très grande yabaga kuva kuri 80 kuzamura ndayabona university rando kurita mbu mwarimu umwaka urangiye ministere ntabwo nirukanwe na university ministere iranyirukana ntabwo yanyirukanye nako iranyimura inshyira muri secondaire ministere university kavuga ati uyu mwarimu wacu ko yaramaze no kubona doctorat agiye kwiga kazagaruka kigisha abanyarwanda kuki mu mutwaye batoya ni icyemezo cya leta urumva kuba ari leta ikubujije amahirwe ikintu buriya mwagombye kwishimira nk'urubyiruko number 1 nubwo muri benshi mu byigana muhatana ariko muri mu gihugu kitababuza amahirwe nkuko cyatubuza uzi kuba wigishaga muri university bakagufata ntibagushyire no muri secondaire bakakohereza kwigisha muri tronco ntibe na tronco wenda ya hano mu mujyi bakakohereza mu cyaro just kugira ngo bagukurashinge bagushyire hasi isyo si kimwe mufite amahirwe yuko ni muhatane mu byigane kuko amahirwe arahari niba wize ukabona zanguzanyo za leta twe by the way buriya twebwe ntanguzanyo twafashe nitwe barangirijeho abaje
twe twarangije muri 82 aba 83 nibo batangiye gusinyira inguzanyo twe twasinyiraga gukorera leta kagukoresha aho ishatse uko ishatse ariko nta nguzanyo jewe nta nguzanyo nigeze nishyura ko nta nguzanyo twigeze dusinyira kontra yanjye nta nguzanyo yari irimo ariko si icyo nshaka kuvuga no kubona uno munsi umwana w'umuturage wize secondaire akarangiza afite amanota ashobora kubona buruse akajya kwiga twebwe twararangizaga bakakubwira ngo ni ukwemererwa ushobora kuba uri umuhanga ntiwemererwa urumva amahirwe icyo ni icyambere reka nongereho icya kabiri mufite mutabyazaho umusaruro cyane ariko ni tekinoloji twebwe byaratugoraga kwidokimanta ariko no munsi nanjye iyo nshatse kwidokimanta no muri ibyo nkubwira nigisha bya leadership mfata telefone cyangwa computer comeka ujye kuri Google ibyo nshaka gushaka byose nabishaka bishushanije nabishaka bishematije uko mbishaka kose ndabibona ariko ayo ni amahirwe yo kwiyungura ubwenge ariho muri kino gihe twebwe tutari dufite ariko mwebwe mufite wenda icya gatatu twe twari dufite mudafite twari bake twarangizaga turi bake ukabuze kutazabura akazi kurumva twajyaga muri university turi nk'ijana uko twe baduhamagaraga kuri radio mu makuru abanyeshuri bakurikira nibo bemerewe kujya muri university 30 wenda muri lettre 30 muri science économique 30 muri droit twabaga turi nk'abantu nk'ijana tukaba twe tugenda mu kurangiza wabara basigaye mu nzira hakarangiza nka 80 muri abo ngabo akazi kabaga gari ariko no munsi n'ubu karahari mugomba kugahanga ubu gahunda dufite niyo gushaka akazi oya mujye guhanga akazi niyo mpamvu buriya nanjye nize computer nubwo mbona hano hanyuma ujya mu banyarwenya mpita mpanga urwenya Pastor impamvu y'iki kiganiro tuba dufite teme ya use what you have to get what you want gukoresha ibihari kugira ngo tubone ibyo dushaka nihe nama wagira umujene uri hano uri kugerageza kwiteza imbere ariko byanze oya ntabwo byanze icyo nicyo kintu cya mbere nshaka ko mubanza gukura mu mutwe bishobora kugutwara igihe kirekire ariko ntuzishyire mu mutwe ngo naragerageje biranga muri leadership ya za entreprise zisucceedinga cyane igitabo cy'umuntu witwa Jim Collins cyitwa Built to Last aravuga ngo entreprise zireyusisa zigerageza ibintu byinshi kugeza igihe zizabona igikora zizakuramo amafaranga igahinduka economic engine hari igihe umuntu w'umujene akubwira ati jewe byaranze nkabwira no wagerageje ibintu bingahe ati nakomanze ku miryango ushaka akazi ati kazi karabura nkabwira no okay byuka mu gitondo numara umwaka ugashaka ukamara umwaka utekereza ko ushobora guhanga wenda uzahere ku mandazi aterega n'amafaranga y'amandazi ntiwayibona nkawe noya aya mandazi ushobora kuyabona nabwo ugahera ku mandazi make uko byagenda kose ntabwo bijya binanirana utagerageje reka nk'urugero rutoya maze kuva muri universite nkajya muri kwigisha muri secondaire nasanze abarimu twakoranaga bose buriya mu bwarimu habamo ikintu cy'urucantege bano bavuga ati nta kintu ushobora kugeraho uri umwarimu noneho nkicara nk'abantu bose koko uwo muntu azicara abaho nta purpose nta objectif ufite zifite akantu ka musculature ngo zigusure kuko urumva ndi muri université numvaga ikizansunika nzagenda nkakora doctorat navayo nkaba professor not wa hano wa hano n'ahandi ko numvaga agiye nzajya international nkajya ngenda kigisha muri za ko nabonaga abanyamerika batwigishaga umwe ni nawe wabinteye mu mwete yarambwira ati wowe ngiye kugukocinga ndagushakira scholarship nuvayo nzagukocinga ube great professor hanyuma birapfa ariko burya iyo ufite ubwonko bukora utekereza don't let your dreams die ntuzareke inzozi zawe zipfa ugiteka ryose urota inzozi zagutse uzikurikire iki ni cyanga ugerageza iki ni cyanga ugerageza iki
ubisengereho ubigerageze ibintu. Noneho icyo nakubwiraga cy'abarimu wenda bari ko ari cyo ndangizaho nk'urugero, ndavuga ariko ubundi ibyo ari byose nzarongora, nzagira umuryango, kandi sinshaka ko umuryango wanjye uzaba hani Rulindo. Njye nabaga Rulindo iriya mu cyaro, ngiye kuzarongora, umugore wanjye azaba i Kigali, njye nza nigishe ntahe muri weekend, kuko abarimu twakoranaga bataga muri weekend. Ndavuga nti iyi modo niyo nzakoreraho, sinzanatera n'urusaku, nzaguma Rulindo, kuko Rulindo iyo wagura Rulindo na ministeri ntiyamenyaga kubaho. Tekereza ko nagiye nkora masters mu Bwongereza, ndayizana batwohereje muri stage. Ngeze mu Bwongereza barambwira ati ariko ko tubona amanota yawe rwose, tubona nivo yawe iri hejuru. Twarabarimu bigishaga abo twiganaga bigishaga muri za university, ko twari tugiye kwiga ibintu bya curriculum development muri education. Nige wigishaga muri secondaire nyine wari muri iryo shuri. Bakambwira ati ariko we ko tubona kuki wigisha muri secondaire tubona nivo yawe iri hejuru. Ibyo ni mu byihorera. Ibyo iwacu hari abarimu benshi ba university, tugiye nigisha secondaire. Sinanababwira ko nanjye nigishagayo. Ndayikora masters ndayizana, ndazambwira ministeri ntizanye masters yo mu Bwongereza muri curriculum development. Numvaga wari impressed, wenda bakanshyira hano nko muri bureau pedagogique irisigaye ari reb. Reka da barambwira ngo subira Rulindo muri tronco. Ndagenda ngira Rulindo, urumva amahirwe yanjye yapfuye. Kuza ufite masters yo mu Bwongereza muri 86 bakagusubiza kwigisha muri tronkome mu cyaro. Subirayo, ariko ndavuga nafite roro, ubuzima bwanjye n'ubwanjye. Inzozi zanjye izo zo mu bwarimu zahagaze, reka mpangi izindi. Ndabona rero inzozi ngiye kujyaho nizo kuzashaka umugore, nkarongora, nkagira urugo, nkagira inzu, kandi umuryango wanjye ukabaho neza. Ntangira kubara uburyo nabona inzu y'i Kigali. Abandi barimo bakambwira ati ntibishoboka, ntabwo ushobora kwigondera inzu y'i Kigali. Ko mafaranga duhembwa ibihumbi, icyo gihe nahembwaga ibihumbi 25. Wowe uzigurira inzu i Kigali y'ibihumbi 25. Ariko witonde icyo gihe idolari ryavunjaga oya kwezi. Ariko idolari ryavunjaga senkani, ubyitondera ari nk'amadolari 500 y'uno munsi, undi se mu muhembwa ngahe. So ariko icyo nendaga kukubwira, narabibaze ndavuga nti okay, ubu ngiye kwifunga umukanda mbi Rulindo, nzajya nsohokamo igihe ari ngombwa, ariko ngiye kujya gukora saving, mbika amafaranga ku buryo mu myaka 5 nzaba mfite inzu i Kigali. Tukate long story short, narongoye nyifite. Ayo mafaranga 25 ku kwezi mu myaka 5 kazakuramo inzu y'ibihumbi 800. Inzu y'ibihumbi 800, ariko iyo nzira agenda. Oya ariko wibuke icyo gihe erega buriya Kigali hindutse ejo bundi. Uzi ko mbere ya daire na nyuma ya 94 hano muri Kigali waguraga inzu y'ibihumbi 200, 300. Icyo gihe naguze inzu y'ibihumbi 800, ifite salon nini n'ibyumba 3 na cuisine na toilette na douche mu nzu. Ku note ya 800 cyane. Ariko wibuke nakubwiye ngo idolari ryavunjaga 50. Niyo mpamvu ndi kumva imibare irimo ibihekane. Ntiwabyumva nyine kutabaye muri icyo gihe se. Amashimwe cyane kuri pastor. Bivuze ngo tugomba kwikuramo ikintu cy'uko bidashoboka, sibyo? Tujye kwakira ibibazo rero. Abantu bafite ikibazo bashaka kubaza cyangwa igitekerezo cyangwa inyunganizi. Murakoze. Amazina ni Bungura Ubwenge Jean. Ndabaza ibibazo 3. Ikibazo cya mbere, pastor yavuze ngo yavuze ku nyatsi. Yego. Twe twakumvise neza, twumvise inyatsi wayitiranyije no kujera nabi. Hari umuntu butajeze nabi, atigeze acunga ibye nabi. Yego. Ariko igihe ari gukora akaba ari nta kibazo afite, ariko amafaranga yayafata mu ntoki, impamvu ikaba ari bwiboneka, akarwaza, agapfusha n'ibindi bidasanzwe, akegamira moto y'abandi wenda yitambukira ikagwa, cyangwa imodoka ikabaho. Abo nibo bafite ikibazo, nibo babajije ku kijyanye n'inyatsi. Okay, ubwo ufite ibibazo 3 rero, kugira ngo ne kurushya ubwonko bwanjye bushaje, reka mbanze nsubize kimwe. Murakoze. Okay, iyo umbwiye ngo uko ubonye amafaranga havuka ikibazo, hari igihe nicara nkabona ariko se ayushwa yuko uko ubonye amafaranga havuka ikibazo. Hari igihe havuka ikibazo ariko kitari kuri wowe, ahubwo
nubyitegereza neza abantu nanjye nakwemera ko bafite inyatsi. Ni umuntu yabonye amafaranga ajya muri banki yayarotira agatakara. Icyo gihe navuga ni koko uyu muntu koko inyatsi yamwambuye. Ni umuntu nakwemera yuko iyo abonye amafaranga agira gutya akayoyoka akayoberwa aho yagiye, ubwo inyatsi iba yamusahuye. Ariko niba ugenda ugahura n'ibibazo, twese duhura n'ibibazo, none se ninde muri twebwe ugenda mu modoka utajya ugira gutya imodoka ye igatoboka pine kandi gasaduka neza ukaba ugomba kugura indi nshya? Ntabwo ibyo mbyita inyatsi, ibyo mbyita ibyago. Rero kugira ngo uzabone umuntu ugira ibyago buri gihe uko yabonye amafaranga, yewe nkeneye kuzabanza nkakora study nkabona umuntu koko systematically uko abonye amafaranga yatwarwa n'ibyo bintu, nibwo nzabyemera. Kuko bitatu bya kane by'abantu twicaranye bambwira ko bafite inyatsi, iyo mbibaze nsanga swati, erega iyo navuze ngo nugucunga nabi, nsanga swati hari n'abantu bagira generosity irenze ubushobozi, ugasanga family iwabo kubera ko ari ukorera amafaranga, ikibazo kibaye cyose uwarwaye niwe umuvuza, washyize umwana mu ishuri niwe umwishyurira, noneho amafaranga yawe yashira utingira inyatsi. Ntabwo mpamya ko buri gihe uko umuntu abonye amafaranga, ariko bishobora kuba bibaho. Reka mbishyire muri icyo kimwe cya kane cy'abantu bashobora kuko babifite. Ubwo ubushakashatsi bwanjye nzabwagura. Ariko munkoreye nka echantion mukazabanyoherereza nabyo byamfasha. Tuzagerageza. Yego. Icya kabiri, ikibazo cya kabiri ndakibaza mwe abashumba. Ibyanditswe byera muri Matayo 19 haravuga ngo ntihakagire umuntu wo kwisi mwita data. Amazina yo mufite simvuze wowe, mvuze muri rusange, singira umbangamira, aradutangaza. Tujya kumva tukumva ngo papa, père do père, ntaho bitandukaniye na data, Monseigneur, nyagasani wanjye. Hari nandi turi kumva ngo profete, nandi agiye atandukanye. Ayo mazina yo mwe nk'abashumba, twe nk'abakristo, hari nabo twumva bavuga ko ari ba pastor badafite intama. Yego. Tukibaza umushumba ari nta ntama. Aho rero niho mfite ikibazo, n'abandi benshi muri twe tuyafite. Muri iyi minsi ni ryadutse ryitwa dadi, kumva ngo dadi wacu kandi ari umushumba. Aho rero niho dufite confusion dushaka kudusobanurira koze. Okay, unyemerere reka twumvikane. Unyemerere icyo ne kugikoraho commentaire ndende, kuko nanjye sinjya mbishyigikira. Kuko niba umuntu yarakubwiye ngo mwite dadi, ubundi abana banjye timu yanjye rwose twazanye hano, abana banjye baranahari, baze kunyomoza niba hari uwo nari nabwira ngo ujye unyita papa. Ubundi umwana niwe wibwiriza akakwita papa kuko buri papa. So nintangira kukubwira ngo unyite dadi, uzamenye ko ubwo nagize ikibazo. Point. Pastor murakoze. Ndehano. Yego. Amazina ni Bayingana. Tubanje kubashimira ko mwadusuye nk'urubyiruko, turishimye. Hari ikibazo dukunda kuganiraho, abantu bagize amahirwe bakabona akazi. Yego. B'abanyamishahara. Yego. Ikibazo cy'icyacumi. Turabizi ubuzima buri ku isi muri rusange. Yego. Abenshi babonye ako kazi bafata amarenti muri banki. Banki igakuraho ayayo, kishura inzu, kishura amafagitire, kandi icyacumi ni inyungu ku byo wungutse, ni icyacumi ku byo wungutse. Yego. Ibyo wungutse kuri uwo mushahara ni iki? Murakoze. Okay, reka nkusubize nk'umupastori. Jewe umuntu ufite credit ya banki ndamubwira noke nujya gukata icyacumi ujye ugikata wamaze kwishyura banki, kuko sinifuza yuko uzajya muri CRB wananiwe kwishyura. Numara kwishyura banki ugasanga amafaranga yawe yose yashiriyaho, uzasubire kuri cya kindi nigeze kuvuga mbere, wibaze niba utabaho au-dessus de tes moyens, mbese ubuzima burenze ubushobozi bwawe. Ariko ubundi icyacumi ndi mu bantu bakemera bagitanga, ariko sindi mu bantu babwira umuntu ngo ujye utanga icyacumi utarishyura banki. Jya ubanza wishyure banki nkuko ubanza kwishyura revenue, azasigara bagashyira kuri konti yawe, uzakureho icyacumi cy'Uwiteka, niwe waguhaye umugisha. Ibyo kuko ya credit wafashe muri banki, reka mbibasubirize muri ntuza nziza daire ne kujya muri ibyo ngibyo. Ubundi Imana ni umubyeyi.
sibyo? Ubu abana banjye nababwiye ko bamwe turi hamwe hano, umwana wanjye namuhaye credit hanyuma akageza ahantu amafaranga mushirana, ntabwo nzahekenya amenyo ngo ntiyanyishyuye, nzamworohereza kuko n'umwana wanjye. Umunsi uzumva Imana nka data bizakorohera gukorana nayo. Twakira ikibazo cya nyuma. Mwiriwe neza, njye nitwa Elisha. Yego. Pastor, ndifuza kukubaza ikibazo kiri related cyane na Bible. Abantu benshi basoma Bibiliya cyangwa se baza amateka y'ibijyanye na gospel baza umuntu witwa Enoch. Yego. Enoch ni umuntu harimo babiri. Ndavuga Enoch wagiye adapfuye. Yego. Enoch yakoze ibintu byinshi birimo n'ibyo tugenderaho uyu munsi muri Bible, ariko nibaza impamvu, niyo mpamvu ushaka kukikubaza, impamvu ibyanditswe byose na Enoch muri Bibiliya dufite, yaba Bibiliya ntagatifu cyangwa Bibiliya yera, nta gitabo na kimwe cya Enoch kirimo. Uze kumfasha utubwire impamvu Enoch yemerwa nk'umuntu wakoreye Imana, wanagiranye na communication cyane n'Imana kurusha n'abandi, nkurikije ubumenyi ku byo mfite kuri Enoch, ariko ibitabo byiwe bikaba bitari muri Bible ndetse bikaba bitemewe gukoreshwa mu iyobokamana iryo ari ryo ryose. Okay, reka mbigusobanurire. Buriya ibitabo byitwa Revelation d'Enoch cyangwa Apocalypse d'Enoch, hariho na Apocalypse de Moïse, harimo n'ibindi byinshi byari muri tradition judaïque, donc mu bitabo by'idini ya Kiyahudi. Rero mu bitabo by'idini ya Kiyahudi batoranijemo ibitabo bavuga ngo by'ingenzi, ibitabo 5 bya Mose, kuko unagiye no mu idini y'Abayahudi ibyo bitabo bya Enoch ntuzasanga abarabayi babisoma mu isinagogi. So ni amateka yabo ariko ataragiye mu bitabo bita canonique byemewe. So nubwo Enoch bamwemera bamuvuga, ariko impamvu batabishyizemo niki nuko hariho ibitabo abantu bandikaga bakoresha icyo bita pseudonyme, gukoresheje izina ry'umuntu, bakavuga ngo ibi ni byahishuriwe Enoch, ariko bene wabo babanditsi babahanga bakavuga ati ariko ibi ngibi dukurikije igihe Enoch yabereyeho, ntabwo Enoch igihe yabayeho ntibandikaga. So niba umuntu avuga ngo iki ni igitabo cya Enoch, hagomba kuba ari umuntu wabyiyitiriye akabyandika, kuko igihe Enoch yabereyeho écriture yari tarabaho, automatically nicyo cyabiteye. So nka Revelation za Enoch, Revelation de Moïse n'izindi ntabwo zizamo, kubera yuko babishyize muri kategori y'ibitabo byanditswe bikitirirwa abantu, ariko atari bo babyanditse, kubera ko mu gihe cyabo ntabwo ba Enoch bandikaga. Niyo mpamvu nta yindi. Amashyi cyane kuri Pastor, ladies and gentlemen. Pastor wakoze kubana natwe. Reka rero nanjye mbabaza ikibazo kuko mwambajije. Ubundi kuntumira nka pastori mu banyarwenya byabajemo biti? Urumva? Bibiliya ni igitabo cyera. Impamvu twagutumiye nuko twari dukeneye ubwenge waduhaye. Yego. Ikindi cya kabiri nuko mamyaka benshi bari hano simbizi simbavugiye, ariko nemera ko umuntu uriho akagombye kuba yemera Imana. Yego. Ndumva iya gatatu ari yuko tunabafana. Okay. Reka noneho wowe unshubije kimwe, ndashaka umukandida umwe muri aba bose, umwe wenyine yamanitse ngwino hano. Nabonye babahamagara bakaza hano, nanjye kandi uyu muntu ari yahuye. Nanjye ndabona atari bukibashe. Ngwino hano ujye hagati aha. Agutiza ku mikrofone. Okay. Uyu mugoroba wawubonye ute? Uyu mugoroba nawubonye neza cyane. Okay. Jewe show yanjye ndayirangije. Utahanye iki?
mwemureze mwihangane gatoya. ikintu wumva uvuga ngo iyi comedy show y'uyu mugoroba Pastor Antoine ntiyamfiriye ubusa, hari ikintu ntahanye kizangirira umumaro. Ibyo ntahanye ni byinshi, ariko ikibanze gikomeye nkeka kiri bunakore cyaca nakoze buri muntu wese uri hano ku mutima, wababwiye cyangwa watubwiye yuko tugomba kugira icyizere, yego, ntitugire ubwoba bw'ibibazo cyangwa se amakuba adukikije, yego, ahubwo tugaharanira gukora cyane kandi tukizera ko isaha ku isaha umunsi umwe bizagera, ibibazo dufite bigasigara inyuma, kandi twifuza kugira twahagera. sawa, Imana ibahe umugisha. Impamvu nari manitse ubwo none wagurutse iyongerereho ikindi ntakubajije. Nari ngiye kunganira merci ku mpamvu wenda bagutumiye hano, sinzi niba ariyo mpamvu, ariko nanone kuba uri pasteur uba mu rusengero, buriya Yezu ntago sinzi niba aba pasteur bakora nk'ibyo Yezu yakoraga cyangwa bagerageza kubikora, ariko nzi ko umuntu bareberaho ari Yesu, yego, cyangwa se Yezu. Rero iyo turebye muri Bibiliya abagerageza kuyisoma, Yezu ntago yabaga ari mu rusengero gusa, yagendaga ahantu hose, mu masoko, mu tubari, ni byiza rero ko mu gihe duteraniye hano kugira ngo duseke, atari uguseka ibisekeje gusa cyangwa se bya bindi bidushimishije, ariko noneho hakaza n'undi muntu akatwubaka, ngiye gukoresha icyongereza spiritually, yego, bituma noneho dukomera cyane, ukanaseka wumva wishimye kuko uzi ko ejo mu gitondo bizagenda neza. Murakoze. Okay, murakoze cyane. Reka ngira ngo mbahe ikintu kimwe nifuza ko wenda musigarana, ni ikibazo nshaka ko mutahana. Muranganira n'urubyiruko, mwumvise bavuga ngo muri ino minsi ngo urubyiruko ngo rufite agahinda gakabije, karatwishe. Ariko reka mbabwire ikintu kizavura agahinda gakabije. Ikibazo nkunze kubaza urubyiruko, kuko muri principe za transformation, nubona umuntu ubaho adafite purpose, uzamenye ko agahinda kamutegereje, kuko ababyina muzunga. Ikibazo ushaka rero kubasigira, wewe wicaye hano, what do you live for? Ubereyeho iki? Hari umwana umwe yagerageje kwiyahura, hanyuma tuganiriye ndamubaza nti se hari umuntu wari wakubaza ngo ubereyeho iki? Arambwira toya. N'abagerageje kukuvura nta wari kubaza icyo kibazo, ati ntawe. Ni noneho ndakikubajije, umunsi uzamenye icyo ubereyeho ubuzima buzoroha. So mubereyeho iki? Kuki turiho? Kwishima, that's not a goal. Ibyo biri so small yuko urarara usekuye umugoroba, ejo mu gitondo nta mukomedi uzaba uhari wo kugusetsa. Find something bigger. So reka mbareke rero, mwakoze cyane. Kabukinga hongera inyana ubwatsi, kabukinga hongera